ya nkingi igicu yayoboraga Abisirayeli iyo yari turayisenga ikumva Imana yacu turayambaza mu bibazo haleluya turayisenga iyo Mana turayambaza mu bibazo bikadutabara ubwo iyo Mana nubwo itagaragara. Imana ishimwe. Abaririmbyi bati nubwo tutaba tuyibona ariko Imana ibihari. Ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu, tubifurije ihumure rigwiriye ribonerwa mu mwana wayo ari we Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nge muri kumwe nitwa Aniseti Niyomugabo, ndi umukristo ubarizwa ku itorero rya ADEPR paruwasi ya Remera. Mbahaye intashyo z'abavandimwe muri Kristo Yesu. Yesu abaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ni igice cyaho cya 3, umurongo waho turahera ku murongo wa mbere. Abakolosayi igice cya 3 turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe mu bwiza bwe. Nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri ibyo. Ariko none mwiyambure ibi byose. Uyu murongo wa 8 ndagira ngo tuwutekerezeho cyane. Haravuze ngo ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya, kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, wakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa ishyanga rigawa cyangwa umusikuti, cyangwa imbata, cyangwa uw'umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Umurongo waho wa 12, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, abe ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, aho mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirane Imana ishimwe mu mitima yanyu, kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Nk'uko mubimenyereye, turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana ikuremere umwambaro mushya, bitume
uba umuntu ukwiriye mu maso y'Imana. Dusomye uru rwandiko rwandikiye itorero ry'Abakolosayi, rwanditswe na Pawulo, ari nawe Sawuli. Hari abantu bakunda kuvuga ngo Pawulo amaze gukizwa nibwo yiswe Pawulo. Oya, aya yari amazina ye yombi, Sawuli Paulo. Nkuko umuryango w'Ababenjamini cyangwa kwa Benjamini, iri zina Sawuli bararikundaga cyane, ryari izina rye. Ariko gato mu buhamya bwa Pawulo muramuzi, arenganya itorero, akunda kurwanya abera, ariko aza guhabwa imbaraga zo guhishurirwa, amenya Kristo, yambara ukuri, akenyera imbaraga, yambara kwizera, yambara urukundo, Imana imuhindura umubwiriza w'ubutumwa yarwanyaga. Rero twatangiriye mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 3 umurongo wa 21, tuhasanga umwambaro Imana yambitse Adamu na Eva. Ngira ngo uyu mwambaro tuwuhereho. Bwa mbere nababwiye umwambaro uhisha isoni z'ubwambure, bwa kabiri umwambaro uha nyirawo ubwiza, bwa gatatu umwambaro utuma umubera ikirango. Aha rero iyo tuvuga umwambaro ntabwo tuvuze undi wundi, ntituvuze ikanzu, si ipantaro, si ikindi. Turimo turavuga umwambaro w'agakiza, ariko kwizera ari wo mubiri wa Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kandi rwose ikwambike uyu mwambaro kugira ngo ube umuntu ukwiriye mu maso y'Imana. Kuko Mishayeli, Hananiya na Azariya, abo twita Meshake, Abedenego na Shaduraka, bambaye Uwiteka nk'ingabo ibakingira ku munsi wo kugira ngo basuzugure Imana, aho kugira ngo bayisuzugure mu maso ya Nebukadinezari, bemera urupfu. Mu rupfu bemeye nimo Imana yabahereye ubugingo, kuko bari bambaye ubuzima. Nibwo bageze muri uyu muriro, basanga bambaye umubiri udashya, basanga bambaye umubiri, na Daniyeli yambaye umubiri utaribwa n'intare. Nta handi uturuka rero, ni mu guhamya iby'Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Mbibutse dusubiye inyuma gatoya, mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2:17, Bibiliya iravuga ngo igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Aha Imana yari imaze guha atansiyo Adamu na Eva kugira ngo batazacumura bakarenga ku cy'Imana ibabujije, ariko ku bwa kamere mbi ya Satani igenda kugira ngo iyobye abantu bakura mu mugambi w'Imana. Satani ayobya Adamu na Eva, barya kuri iri tunda. Bakimara kurya kuri iki giti barapfa, bapfa uruhagaze. Subiye inyuma kandi nabwo mbibutse ko ubuzima bwa Adamu si ukuremwa gusa, ahubwo ubuzima bwa Adamu buturuka mu mpumeko y'Imana. Imana yahumekeye muri Adamu ahinduka ubugingo buzima, niko Bibiliya ivuga. Rero umunsi Adamu yacumuye, yavuye mu bugingo buzima, ariko gutakaza uyu mwambaro. Numva rero uyu mwanya twaganira ku bintu bibiri. Uyu mwambaro umuntu awambara gute, awutakaza gute, yakongera kuwambara gute. Birashoboka ko umuntu ashobora kugenda yambaye uyu mwambaro, cyangwa se akaba yagenda atanawambaye, cyane ko mu minsi y'imperuka Pawulo abibwira Timote, yaramubwiye ngo abantu bazaba bikunda, bikakaza, ari indakoreka, ariko agerekaho ijambo rinde, arababwira ngo bazaba bakura n'iby'isoni nkeya. Rero mu by'isoni nkeya harimo gukorera Imana tutambaye umwambaro w'ubwere bwayo. Rero aha Adamu amaze gucumura, nihuta cyane nkamurengaho kuko sinshaka kuhatinda, Imana yibwiye iby'imbabazi zayo yanga kumurimbura. Iravuga ngo kugira ngo nongere kumubona mu ishusho yanjye, nuko mwambika umwambaro yatakaje. Mbibutse ko iyo umaze gutakaza umwambaro nta kindi wowe ukora kugira ngo uwuhabwe uretse kwizera imirimo y'Imana. Adamu ntiyajyaga kwizera iyi mirimo atarabona ikorwa, ariko twebwe dufite rwose ishingiro ryo kwizera imirimo y'Imana, kuko yakorewe muri Kristo Yesu. Iyi mirimo y'Imana, bwa mbere Yesu yababaye ngo tunezerwe, yambaye ubusa kugira ngo twambare, apfa kugira ngo tuzuke. Umubiri we rwose urababara kugira ngo arinde umwambaro wacu w'ubugingo. Rero niyo mpamvu nkwifuriza kwambara umwambaro w'agakiza ubohewe n'Imana, kugira ngo wongere kuba umuntu w'umwizerwa mu maso y'Imana, kuko nta muntu ushobora kwizera ataraba umwizerwa. Imana irakwizera, hanyuma yarangiza kubw'ijambo ryayo, kuko kwizera kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Rero umuntu arihabwa nuko Imana ikugendereye, kuko niko Yesu yavuze. Yaravuze ngo ntawe uza ahondi atarahejwe na Data. Ubwo ufunguye iri jambo ry'Imana, ubwo dukurikiranye, ubwo
urebye mu nyigisho nyinshi ugahitamo iyi, Imana iragutoranyije kugira ngo wumve iki. Uko niko guhamagarwa. Tega amatwi rero, hanyuma umutima wawe wizeze Kristo, imirimo yawe ihindurwe no kugira ngo ukore ibyo gukiranuka, kandi Kristo ariho kugira ngo akubashishe. Kuko urugendo rujya mu ijuru ntituri abagenzi nk'abitwara, ahubwo turi abagenzi nk'abatwarwa na Kristo. Nta nubwo turi mu nzira nk'inzira ndende tutazi iherezo ryayo, turi mu nzira nk'abageze ikirenge mu cya Kristo kugira ngo aho ari ariho tuzaba. Nicyo gitumye Pawulo abwira Abakolosayi ngo ntimukajye mwifuza ibiri inaha mu isi, ahubwo mujye mwifuza ibiri mu ijuru, aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Adamu amaze gucumura atakaza umwambaro. Birumvikana ko gukora icyaha bituma umuntu yambura umwambaro w'ubwere bw'Imana, akabaho afite isoni z'ubwambure. Iki ndagisubiramo. Gucumura, gukora icyaha, kugomera Imana biravuze ngo bigukura mu mwambaro w'agakiza. Kuko Adamu agomeye Imana. Kugomera Imana ni iki? Gucumura ni iki? Kugomera Imana ni ugukora icyo yakubujije gukora, ni ukwemera ibyo Imana idashaka ko wemera. Hanyuma gukora icyaha ni ukurarikira ukanemera imirimo y'irari rikoreye muri wowe ibyo Umwuka Wera adashaka, aricyo Bibiliya yita igomwa cyangwa se kugomanwa. Icyo gihe uba ubaye umufatanyabikorwa na Satani. Umwambaro w'ubwere bw'Imana ukuvamo, kandi iyo uyu mwambaro uwutakaje, kwizera birakugora. Kuko bwa mbere uyu mwambaro twarabibonye mu ba Efeso igice cya 6:11, Pawulo yarabandikiye arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mutabashi kunyeganyezwa, mudateraganwa n'imiraba. Icyo cyonyine kwambara uyu mwambaro bwa mbere mu gituza ubu wambaye nko kwizera. Kandi uyu mwambaro wo mu gituza, abantu bazi iby'imiheto, iyi myambaro yakingaga imyambi cyangwa se amacumu, ntabwo ari mu gituza gusa, uhinguka n'inyuma no mu mugongo, ku buryo nta wagusogota icumu ngo rihingure. Rero no kwizera kugusakarira aho ureba, kugutwikira aho ubona, ariko n'inyuma hahandi utareba. Imana ishimwe. N'inyuma hamwe utabona, uyu mwambaro ugerayo n'igihe wowe uri mu kazi, abana basigaye mu rugo, uyu mwambaro uburiyo ukarinda aba bana. N'igihe wowe uri mu nzira, uyu mwambaro uragutegera kugeza naho ugiye, jise ugukingira none no hirya. Pawulo yabwiye Timote ijambo ryiza nkunda, aramubwira ngo kwitoza k'umubiri bigira inyungu muri biki. Amubwira iryo naringendere rivuga ngo ariko kwitoza kubaha Imana bigira inyungu muri byinshi, ngo kuko bifite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Umuntu rero nawe wambaye uyu mwambaro witwa kwizera, aba afite umwambaro wo kurinda ibigaragara none n'ibizaza nabyo. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranyije. Ikindi cya kabiri, bazaca mu nzira imwe baguhiga, ariko nibatatana banyure muri zirindwi. Kubera iki? Wambaye umwenda wa none n'ahazaza. Uwo ni wo mwambaro wo kwizera. Kandi nkiraho, kwizera ni iki? Ntabwo ari ugutegereza ko umushomeri azabona akazi. Kwizera ntabwo ari ukwiringira ko umusiribateri azimariye. Kwizera si ukuvuga ko umuntu uri mu bukode azabona inzu. Oya, iyo ni imirimo izanwa nuko wowe wizeye. Ahubwo kwizera ni ukwemera imirimo yose kandi ukayihamya, ukayishyira no mu bikorwa. Iyo tuvuga guhamya imirimo, ni ugukora ibigendanye nayo, aribwo bushake bw'Imana. Ni ukwemera imirimo yose Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, kuvuka kwa Kristo akaza mu mubiri, ntabwo aje mu mubiri kugira ngo yitwe umuntu w'umubiri, ahubwo aje mu mubiri kugira ngo aho abari mu mubiri imbaraga zizabaneshereza, kugira ngo duheshe Imana ishema turi muri uyu mubiri. Niko Pawulo yabwiye Abakorinto. Yarababwiye ngo iteka tugendana urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu, ngo kugira ngo imibiri yacu ipfa nayo yerekanirwemo imbaraga za Kristo z'ubugingo budapfa. Mu yandi magambo, Yesu yaje mu mubiri kugira ngo ab'umubiri bahabwe izo mbaraga, noneho dukurwe mu mubiri ari wo muzuko wa Kristo, tubeshweho n'umuzuko we. Niyo mpamvu abwiye Abakolosayi, arababwira ngo niba mwarazuranwe na Kristo, mujye mwifuza ibiri mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire ko nta kiriho none kikurangaje mu byo urangariye, nta n'ikiriho ushaka mu byo ukeneye kibaho giturutse hano. Byose bituruka mu bitagaragara, kandi bitaboneka nibyo bifite imbaraga. Noneho ibigaragara ni iby'igihe gitoya. Wowe wirangarira ibiri hano. Imana Data wa twese ijya kuduha Kristo Yesu ari wo mwambaro
mwambaro ngira ngo tuganireho. Yaramufashe ifata ibyo abantu bakeneye, ibyo bazi n'ibyo bataramenya. Mama imushyiramo amahoro utazi, mwene data imushyiramo umugisha wowe utaramenya, imushyiramo ubuhungiro utazi ubwo aribwo, imushyiramo nk'ibyiza, arimbishwa n'iby'agaciro biri muri we. Yohana byandika 1:16 mu butumwa bwiza, yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese, ngo kandi n'ubuntu bukurikira ubundi bera b'Imana. Yafashe ibyuzuye iyo ubwayo ibyo yagakoreye umuntu, ipakira muri Kristo Yesu, irangije iramuduha. Mu yandi magambo, iyo tumufite tuba dufite byose muri we. Niyo mpamvu udakwiriye kurangarira ku ruhande, kuko ibyo uri gushaka ku ruhande biri muri Kristo Yesu byikubye, bizanye n'amahoro yabyo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero iyo umuntu amaze kwizera iryo vuka rya Kristo, ukizera imibereho ye ariyo mibabaro ye, 5:3 Yesaya yagaragaje ishusho y'umubabaro wa Kristo. Yaravuze ngo ibicumuro byacu nibyo yakubitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, kandi igihano kiduhesha imbabazi twebwe cyari kuri we. Bibiliya igenda ibivuga, Yesaya agerirwa avuga ngo bamwimye amaso kandi aribo yaje ashaka. N'uyu mwanya hari abantu banze kwambara umwambaro w'agakiza, banze kwambara gukiranuka, kandi Kristo yaratuzaniye uyu mwambaro. Ariko uyu mwanya Imana iguha uyu mwambaro kugira ngo ube umuntu ukwiriye mu maso y'Imana. Ikintu cya mbere kiba ku muntu ukwiriye, Imana irakwizera ikakugabira, kuko n'ingabe yayo kugabirwa nayo tibishobora kugukura mu mwanya w'Uwiteka, kuko urakwiriye. Iyo imaze kukwizera ikubitsa isezerano, kuko ntuzagwa. Imana ibizi ko iryo sezerano rizarindirwa muri wowe rikagera ku munsi wo gusohora. Rero ubwo umaze kuba umuntu ukwiriye, Imana igukwiza amasezerano y'amahoro yayo. Nihute cyane, Adamu amaze gucumura, yambuye uyu mwambaro w'agakiza, umwambaro w'ubugingo, Imana igambirira kongera kumwambika. Twahavuzeho gato mu gice cyabanje, ariko aha mvuge ibyo tutavuze muri uyu mwambaro. Adamu ntiyarazi umwambaro yakambara ubaheshye, nkuko nawe utazi cyakubashisha mu minsi yawe kugira ngo uneshe ibiri kugutsinda. Ntabwo uzi aho wakura imbaraga kugira ngo wongere wiyubake mu gihe nk'iki kigoranye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Kristo ni ububiko bw'ibyo ukeneye. Kubona Kristo egari gufata stoke, ni ugufata ububiko bw'ibyo ukeneye n'ibyo utazi. Ari ibintu bibiri, ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Ibyo ukeneye bishobora kuza utabishaka, ariko bikagufasha, bikakugirira umumaro kuruta ibyo wowe washakaga. Imana rero iguha ibyo ukeneye, ariko inezeze n'umutima wawe kubw'umwambaro w'agakiza. Adamu amaze gutakaza uyu mwambaro, ajya mu mwambaro Bibiliya ivuga ngo yibona ko yambaye ubusa. Uyu mwanya Yesu yongera kwambike. Yeremiya yavuze uyu mwambaro, sinshaka kuhatinda. N'abandi baravuze ngo mwambare gukiranuka, niko umuririmbyi yaririmbye, kandi gukiranuka kwacu ni Kristo Yesu. Rero nari mbikomoreje kuvuga ngo kwizera iby'Imana yakoreye muri Kristo ariyo mirimo. Hanyuma iyo umaze kwizera iyi mibabaro ya Kristo ko yababarijwe twebwe, ubu usigaje indi ntambwe, kwizera urupfu n'umuzuko wa Kristo. Iyo wizeye urupfu rwa Yesu, uba upfanye nawe, ni ukwambura umubiri w'ibyaha. Hanyuma iyo wizeye umuzuko wa Kristo, uba uhawe kuzuranwa na Kristo, ukambara umubiri udapfa, ukaba urokotse urupfu rw'iteka, cyangwa se urupfu Satani yica abantu akajya kubarimbura. Uyu mwanya wowe utwumva, nkwifurije kwambara uyu mwambaro. Ndagira ngo nkubwire urukundo rw'Imana. Haleluya! Urukundo rw'Imana rwatumye Imana igambirira kwambika Adamu atazi aho umwambaro uri. Imana iravuga ngo iri tungo rirahari, reka nambike Adamu. Yica itungo, yambika Adamu. Nihute mparenge kuko mu gice cya mbere iri tungo ririmo. Iri tungo rirashushanya Yesu. Uru ruhu rurashushanya ikanzu ya Kristo. Hanyuma Imana kwica iri tungo birashushanyije iki? Imana ibaye umutambyi wa Adamu. Biravuze ngo we wambaye ubusa, Imana ubwayo niyo iziyicira. Niko Yesaya yavuze ngo yashimye kumushenjagura. Igice cya 53 umurongo wa 10, ngo yashimye kumushenjagura, ngo ubwo ubugingo bwe buzitanga nibwo azunguka urubyaro. Imana nayo yanejejwe no kwica itungo kugira ngo Adamu abone uruhu rwo kwambara. Ndagira ngo mbibutse ko uruhu ntabwo ushobora kuribona, ntabwo ushobora kubona uruhu icyo ruvuyeho kitapfuye. N'ikanzu ya Kristo ishushanya gukiranuka, twagombaga kwibona yapfuye
kugira ngo gukiranuka kwe guhabwa abakiranirwa, noneho gukiranirwa kwacu akwambare apfane nako, imbaraga z'Imana zimuzure, azamurirwe kugira ngo tuzabane nawe mu rurembo rwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. None uyu mwambaro utumye Yesu ajya ku musaraba, ukeneye kuwambara mbere yo gusengera ibyifuzo, ukeneye kwambara uyu mwambaro mbere yo gusaba mariage, ukeneye kwambara agakiza mbere yo gusaba akazi, ukeneye kwambara umwambaro w'agakiza mbere yo gutembera umujyi. Reka nkubwire wowe uri mu mahanga, ukeneye umwambaro w'agakiza kuruta akazi. Rero Imana ibanza ikwambike, kuko bwa mbere nta musirikare ushobora guhabwa intwaro atarambara. Urabanza ukambara. Rero iyo umaze kwambara umwambaro w'agakiza, uhabwa n'intwaro zirwanirira abizera. Imana rero impamvu uri gutsindwa mu bigaragaza urimo, mu ntambaro urimo, isi irakudandabiranya na kamere yawe ubwayo nayo ntiyoroshye. Ariko iyo wambaye umwambaro w'agakiza, hari ibintu bibiri bigaragara. Mu Kinyarwanda hari icyo twita impuzangano cyangwa se uniforme, biba bivuze kuba turi abantu basa. Bwa mbere iyo umuntu yambaye uyu mwenda wo gukiranuka, iyo yambaye Kristo Yesu, mu muhanda arimo n'Imana yireba mu ijuru ibibona usa n'abakiranutse, kuko iyi niyo uniforme y'abizera, kwambara Kristo Yesu. None munyumve neza bera b'Imana, ahangaha igitumye nkubwira ngo ukeneye umwambaro, murabizi ko nta muntu usohoka mu nzu atambaye. Nubwo hari abambara ntibikwize, niyo mpamvu navuze ngo Imana iguha umwambaro uba umuntu ukwiriye mu maso y'Imana, ukwirwe n'umwambaro w'agakiza, nawe uba umuntu ukwiriye mu maso y'Imana. Nihuta ngasenga, uyu mwambaro w'agakiza Kristo awutanga inyabihanga Igorogota, arabazwe, arakubiswe inkoni bita iga, barakubise inkoni zikajya zomokana n'uruhu, ngaho imisumari yo mu biganza, ngaho imisumari yo mu birenge, ngaho ikamba ry'amahwa, ngaho gucunaguzwa. Ariko Yesaya yari yarabihanuye, aravuga ngo nta jambo na busa, nta jwi na busa rizava mu kanwa ke. Bamukoreye umusaraba bamucisha muri rubanda, bagira ngo nagera muri rubanda azacogora, avuga iby'intege nkeya, nataka avuga iby'umubabaro. Ubwa mbere abantu bamwumvishe bamwizeye, nibumva Yesu ataka bazacogora. Niyo mpamvu atajya boroga, nta kimutera ubwoba, kuko imbere aba hareba. Haleluya. Wowe ubwawe ibibazo urimo wagize ngo birakugose, ariko ndagira ngo nkubwire, ndabyemera, inyuma yawe hari ibibazo, hirya no hino hari abanzi, ariko Kristo Yesu atuye muri wowe. Ntabwo ibibazo biba muri wowe. Ndagira ngo nkubwire icya kabiri, ibibazo ufite birasigara biguma inaha ngaha, ariko Yesu kurimo agambiriye kukuzamura akagutwara. Ntabwo Shadraka, Meshake na Abedinego bari mu itanura ry'umuriro bakinguye, ntabwo umuriro wabakurikiranye. Ndagira ngo nkubwire icyo usaba n'ukwemerera Kristo, ukarambura ikiganza ukamubwira ngo nyambika. Ntabwo akwambikiraho rero, afite urwambariro rw'abatsinze, afite urwambariro rw'abanyembaraga, afite urwambariro rw'abaneshi. Bibiliya ibita ngo iki? Iravuga ngo iyo ibivuga mu Cyongereza nibyo byiza, iravuga ngo we are more than conquerors, turi abatsinzi ndetse no kurutaho. Iyo wambaye uyu mwambaro, ndagira ngo nkubwire ko na mayibobo iri kunywa urumogi aho irara, n'umujura n'imitwe runaka irwanya igihugu runaka, ibonye umwambaro w'umusirikare, umwambaro w'umuntu ushinzwe umutekano, uwo nguwo ntashobora kuguma anywera itabaho. Dore igitumye Satani aguhangaye, uwamuteye udafite umwambaro w'agakiza. Uzi impamvu tugize imbaraga muri Kristo Yesu? Nuko twambaye drapo y'umwami, dufite umwuka wera, ari ryo bendera ry'abizera. None nshuti z'umusaraba, ndagira ngo dufatikanye dusengane Imana. Abwiye Abakolosayi ngo mujye mwifuza ibiri mu ijuru, mwiyambure igomwa ryose, irari, ubusambanyi, umujinya, mwiyambure kubeshyerana, mwiyambure urugomo, ibiganiro bipfuye, Imana ibikwambure. Ibi wowe ureba nk'ibibazo si cyo kibazo, kuba utarambara umwenda w'insinzi ya Kristo nicyo cyari kigoranye. Ariko uyu mwanya ndagira ngo wemere ubwire Kristo ngo numpe umwambaro. Yabwiye kuro ngo nzakenyuruza, iyo ni imyenda y'icyubahiro yayiguha, ariko wacu abizera bahabwa yakenyuruje Kristo kugira ngo dukenyere. Ndagira ngo wature iri jambo dufatikanye gusenga. Subiramo ngo Mwami Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ryubahwe. Ongera usubiramo ngo Mwami Yesu, ndakwihaye kugira ngo nyambike mbe umuntu ukwiriye
mu maso yawe, mba umuntu ukoresha iby'icyubahiro, nange mba ingabo yawe kugira ngo nerezwe kuba umukiranutsi wishimira. Ni kubw'izina ryawe Yesu, amen. Ndagira ngo mufashe gusenga, dusengere wambara uyu mwambaro, dusengere no ku bindi byifuzo. Imana iri kumwe nawe. Mana nyaguhora ku ngoma, waremeye ubu mutambyi wa Adamu, kuko Adamu ntiyari kwica itungo ngo yihe umwambaro, we yiremeye icocero, ariko ntiyari kumenya ko uruhu rwari kumwambika. Ariko mwami nyaguhora ku ngoma, wowe utekereje ubona akwiriye kwambara uruhu nirwo rutazasaza. None uduhaye ikanzu ya Kristo kubw'ineza yawe, uduhaye umwambaro wo gukiranuka, ariyo myenda y'agakiza. Uyu mwanya dusengeye mwene data kugira ngo umwambike gukiranuka ku iteka ryose kubwa Kristo Yesu. Dusengeye ibyifuzo yari afite, mutima w'uwihumure, uburwayi bukize, ineza yawe ituma ubakingurira inzira kugira ngo bisange mu kibaya cy'umunezero, bashimire izina ryawe kubwa Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha kubwo kwizera Yesu Kristo none n'iteka ryose, amen. Inganirira ibya Yesu n'iby'urukundo rwe, nuko yavuye mu ijuru ngo azaducungure. Niyo magambo ankwiriye y'indushyi impindanye, yamviriye amaraso ye ngo anshungure. Mbuwe nganiriza Yesu, nganiriza Yesu, nganiriza Yesu, n'iby'urukundo rwe. Zaburi. Twagereranya n'iki se ibyo yababajwe, ntiyanze kutubambirwa ngo adukize ibyaha. Numbona n'umubabaro ujya umbera inshuti, umbwira iby'ubwo buntu bwe ngo bimpumurize. Nganiriza Yesu, nganiriza Yesu, nganiriza Yesu, n'iby'urukundo rwe. Birambure mu bitekerezo byanjye, bitemeshe mu maraso yanjye. Hora ubibwira ntabwo bizandambira, mbwira Yesu gusa. Mwana w'intama watange, Yesu, Yesu gusa. Zaburi. Ongera unyibutse ibye
bisubiremo witonze ne kubyibagirwa ngo menye icyo yankoreye nuko yacunguye mwaniriza Yesu mwaniriza